Yes, nongeye guhereza ikaze gusuhuza wowe udukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye cyane hano kuri Road Entertainment. Ni byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane mu bakinnyi ba sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko tutibagiwe no mu myidagaduro ndetse no muri za showbiz hose hano mu gihugu cy'u Rwanda hari kuvugwa byinshi mu bijyanye nyine na zimwe mu ngeri dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba muri siporo ndetse no mu bindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko uyu mwanya tugiye kwibanda ku musore wamenyekana cyane muri sinema ya hano mu gihugu cy'u Rwanda bakunze kwita Nsabimana Eric, uzwi ku mazina nyine nka Dr Nsabi mu gukina ndetse no mu kugezaho abanyarwanda ibibashimisha, ndetse nimwe nyine mu mikino yiwe akina cyane muri byenda gusetsa ndetse no mu zindi nsetso agenda agaragaramo cyane nyine muri za genza comedy n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero ni nyuma yuko nyine bakomeza kugenda bibaza ati ese azashaka cyangwa se ntazashaka, ni byinshi cyane bikomeza kugenda byibazwa. Nibwo rero hanze haje kujya ifoto ye ari kumwe nyine n'umukobwa, gusa ikomeza kugenda ivugwaho byinshi cyane, bakomeza kugenda bavuga ati ese yaba ari umukunzi we cyangwa yaba ari ifoto yifashishije muri rusange. Ibyo rero byose byakomeje kugenda bivugwa nyine, bakomeza kugenda bayigarukaho bavuga ati koko se ibi ni byo cyangwa ni ukubeshya, cyangwa se ni zimwe nyine mu nkuru zitaba ziri update. Ibyo byose rero tugiye kuza tubinyuremo tumenye icyo byashakaga kuvuga, mbese noneho tuze dusobanukirwa n'ibindi byinshi cyane tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya, cyane ko uyu Dr Nsabi nyine nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira nyine akurikiranwa cyane muri sinema za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nawe reka nkubwire ko noneho ugiye gusobanukirwa byinshi cyane, umenye n'urugendo rwiwe maze usobanukirwe byinshi, dore ko nawe nyine uhawe ikaze muri iki cyegeranyo. Ese nawe wumve ko nyine wageze kuri Road Entertainment, waba warakanze subscribe waba utarayikanda, urashimiwe kugira ngo noneho ugire n'ibyishimo mu kuyikanda ndetse no mu kureba video kugira ngo umenye icyo ishatse kuvuga. Mbere na mbere, Nsabimana Eric umaze kubaka izina nka Dr Nsabi muri sinema n'ikinamico mu Rwanda, avuga ko yahisemo kugaragara mu mwambaro umwe mu rwego rwo kurema umwihariko we kandi uhoraho nyine, bise wa mwihariko abantu baba basanzwe bakuziho cyane mu byo ukora nyine. Ku bazi uyu musore bahora bamubona mu mwambaro twakwita ko ari uw'akazi, agaragara yambaye amadarubindi, yahingitse ingofero, ikote rifunguye ririmo karuvati y'ubururu, imbere nta shati yambariyemo, umukandara w'amabara atandukanye ndetse n'inkweto za bodaboda nyine. Mbese ari nabwo bakomeza kugenda bavuga ati ese nizo character ze cyangwa ni umwuga we nyine, mbese muri rusange akomeza kugenda ashyira imbere ndetse no gukomeza kugenda awukora. Aho usanga uyu musore avuka mu karere ka Musanze, mu myaka 5 amaze mu myaka isaga 10 agiye kumara amaze muri uyu mwuga wo gukina filime z'urwenya, akomeza kugenda yemeza ko nyine bimubeshejeho, dore ko nta yindi mirimo afite akora ku ruhande, mbese nta yindi mirimo nyine we ubwiwe yihangiye, cyane ko nyine ibi ngibi yabitangiye kera, mbese yabitangiye nyine mbere, ariko ubu ngubu twafata nkaho ari imyaka nyine 10 irangiye, cyane ko nyine tugiye turebe aho yamumariye ushobora gusanga ari nk'itandatu, ariko we akomeza kugenda yemeza abanyarwanda avuga ko nyine yabitangiye mbere, mbese nyine yabitangiye kera cyane. Nsabimana Eric ufatwa nka Dr Nsabi ubwo yari mu kiganiro na The Roundabout kinyura ku Ishusho TV, yagarutse ku nkomoko y'izina Dr, avuga ko yarihisemo nyine kugira ngo aryirwe
mbese biturutse ku masomo yize ajyanye n'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima nyine bakunze kwita MCB. Mbese nyine ayo masomo yize akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko nyine no mu kwita amazina ndetse no mu guhabwa aya mazina nabyo biri mu byamufashije, ndetse bijya nyine mu byatumye ahitamo ibi ngibi. Ibi yabihuje n'imvugo gukora umuti yari igezweho mu rubyiruko icyo gihe, atangira aho benshi bavugaga ko bagiye gukora umuti igihe hari igikorwa gishya bagiye gukora nyine, cyangwa se hari ikintu gishya bagiye gukora. Iyo niyo mvugo yari ikoreshwa nyine, bavuga ati ngo reka tugireho dukore umuti gutya na gutya, ngo tubigenze gutya. Ibyo nibyo nyine byari biri kuvugwa, nibyo byari biri gukoreshwa mbese muri make. Aho yagize ati mpitamo kwiyita Dr Nsabi, nari ngendeye ku buzima nari nsanzwe ndimo nk'umunyeshuri, ni nabwo natangiye gukina ibijyanye n'urwenya. Nize imibare, ubutabire n'ibinyabuzima, narangije ayisumbuye, gusa narebye ukuntu byamvuniye ndavuga nti niyo naba ntabizi byose ndi dogiteri, mpfa kuba ndangije kubyiga, mbese nyine mpfa kuba amasomo nyasoje. We yahise nyine yiyita dogiteri nk'ibisanzwe, aravuga ati nubwo byamvuniye, nubwo nabigiyemo kenshi cyane, ariko nahitamo kwita nyine Dr Nsabi, mbese nyine ngahitamo iri zina nk'ibisanzwe, ngahitamo kwiyita iri zina, cyane cyane ko ari naryo abantu bahita bamenyaho nyine, ngahita namamara vuba cyane. Mbese cyari igisubizo cye nyine mu kwamamara ndetse no mu guhitamo uyu mwuga, cyane cyane ko nyine anagaragara neza, yaba ku myambarire, yaba aho ari hose, uba usanga nyine ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Rero nibwo icyo gihe nkibihuzahuza kugira ngo byemeze neza, hari ijambo ryari rigezweho abantu bavugaga ngo kora umuti mwana. Ndibaza nti gute abantu bakora iyo miti nta muganga bafite? Ndavuga nti reka mbe umudogiteri wo kujya nyikoresha. Niko nyine iryo zina yahise aryambara, aravuga ati noneho reka noneho mbe umudogiteri, mpite noneho ntangira gukoresha iryo zina, mpite ndifata, mbese nyine ndikabe muri rusange. Uyu munyarwenya avuga ko ibyo gukina filime no gutera urwenya byatangiye ubwo yari akiri muto, yigana na bamwe mu bakinnyi b'inkinamico. Yumvaga kuri radiyo abantu bakumva abakoze neza kubarusha nyine, mbese ugasanga hari abo bari gushima, mbese nyine baragenda batondeka nyine intonde uko bwije n'uko bukeye. Ku bijyanye n'imyambarire nyine, nibwo yahisemo kujya yambara ibintu bigiye bitandukanye, mbese bisetsa nyine muri rusange, akomeza kugenda nyine agaragaza ko nyine nawe afite igisobanuro, mbese nyine we yifitemo urukundo rwo kuba yakora ibi ngibi byose, mbese akanabikurikirana. Nibwo rero nyine yaje guhitamo uyu mwuga, aravuga ati nta kindi gikurikiyeho ni ugukora ibi ngibi, bikarangira nyine njye nkabifata nk'akazi kanjye, mbese nyine bigasa nkaho birangiye, noneho kakaba ari akazi kanjye. Dr Nsabi avuga ko yasanze ari ikintu cyamurinda, mbese nyine kikanamufasha mu gukina ndetse no mu gusohora sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko ari igisubizo nyine kirambye. Nkabwira ukomeze ugire ibihe byiza, usabe gukanda subscribe nk'ibisanzwe. Ciao ciao.